uzi ikindi kintu cyo kimbabaza kirambabaza nyine nkumva ngezaho kwiyambura uburaperi ni ibintu bimwe bikorwa na bamwe mu baraperi bikitirirwa abaraperi bose yego nkuko nyakwigendera ko navuga ngo hip hop ni ideni ugasanga bamwe mu bakristo dusengana duhuje imyemerere batandukiriye bikitwa ibya twese yego zeo wambabaje nongere mbisubiremo wahemutse wakoze ibintu nkaho uri bupfe mu gitondo kandi niyo wapfa ibyo wakoze ntago bipfa je yakunda kumbwira ngo iyi si ndi gukorera bari uyu munsi n'abazaba hejo na nyuma y'ejo cyane iyo arambwira ngo mfite imiryango nkomokamo mfite niza nkomokaho ntekereza ko ari ibintu umuraperi wese yakabaye uyu munsi wa none atekereza hari amagambo y'urukoza sona atakabaye ajya hanze wakabaye uvuga uziga nicyo hip hop ikora kuko iyo ufashe ukerura ukavuga amagambo nkariya uba ufungiye amayira njyewe na murumuna wawe w'umuraperi wundi mugenzi wawe cyane ese ubundi abo bakobwa bo batamo bajene bacu amafaranga bo bayakuraye ko twebwe nitwe twagombye kuba duha abakobwa amafaranga none abakobwa noneho basigaye ngo batanga amafaranga bo bayakuraye ariko usanga nyine nabo bahungu bashaka gutwika bashaka gukora baba bari ku mutwiko w'umureko tu ariko umureko kandi ko kumureko nanone ariko waba udakora ntabwo uri mwiza waba udakora ukajya uhora mu kabari uretse kujya ntabwo uri mwiza uravuze ngo baja bari kumureka i Kigali ni imireko kabisa ariko ntabwo ari bose ko nivuga ngo bajama b'i Kigali ku mireko ndaba nishyizemo ahubwo bajama bahora batwika kuva kwa mbere kugera ku cyumweru bari ku mireko abenshi bari ku mireko original en fait Jay Polly ni umukinnyi utazabona umusimbura Jay Polly ikindi kintu yakundaga injyana kuko yakubwiraga ko hip hop ari idini kubwira ngo niba ngiye nshobora kuba nitwa umuraperi ni ukubera ko hip hop ari ryo dini ryanjye. Blessings nizere komeze neza cyane aho uri atandukanye aho uri nizere ko Nyagasani akomeje kukurinda. Cheers niba ubuzima bumeze neza ariko nawe niba butameze neza we kwiheba Nyagasani hari ukuntu bigenza ubuzima bugahinduka bavuga ngo uyu munsi ushaka ko ari umweru ejo bikaba ari umukara cyangwa se uyu munsi akaba ari umukara ejo akaba ari umweru bivuze ngo ubuzima burahinduka kandi ibyo urimo byose Nyagasani aba bifiteho umugambi. Nizere kumeze fresh nitwa Leandro niyo mugabo call me no hate aho uri atandukanye ndagushimira ko warakoze subscribe kuri channel ya Leya Entertainment aho usanga ibiganiro bitandukanye ariko nanone nkubwira ko niba ukeneye gukina film cyangwa se ukeneye ko umukinnyi mwiza wa cinema nuko ugomba kugana Igicumbi Cinema Center ni kufatanye na Leya Entertainment nyuma mfuzatuje ari kugira ngo tubabwire ibintu byinshi ushaka kudusanga hano ku Muhima ni imbere ya house yakorera Tigo zabona ni imbere ya Merez hari ibyapa byanditseho Igicumbi Cinema Center ubundi aho ngaho bigahita bigenda neza bakagufasha ko wakina filime kuzandika kuziyobora gukora lighting sound n'ibindi byinshi bituma ushobora kuba umuprofessional mu buryo bwa cinema. Aha ngaha rero nkuko bisanzwe nzana abatumirwa batandukanye uyu munsi nishimiye ko ndi kumwe n'umuvandimwe wanjye ariko turaza kusa kuba tuganira byinshi yitwa Zita Junior umugamba kamwe bimeze bite be nyamahoro kabisa neza cyakora asa neza koko asante uwo mubiri so ukuye ko ngenda ubuzemwa ntarindi banga nukurira ku gihe kanywa n'akayogati kujya mfata isaha nkayirira hose cyangwa kuko isa nibarigi oya hari amasaha agenewe gufungura ubundi nukurira ku isaha apana kurira uzarire ku isahani wowe kujya umenya amasaha agenewe kuriraho akaba ariyo uriraho niba ari saa sita ni saa sita warangiza kanywa n'akayoga tukabasha kugira uruhu rwiza nk'uru ufite biragaragara cyazo se shaka kuri n'igisambo ko nta nakamwe bagiye ugeze unzanira ako kayogati kamwe byo ngo umuvandimwe ntabwo ameze neza reka muzana muri studio wenda n'inyota yanamwishe ndabyumva wenda aka kaje ndimo ndakaba ariko akagumye kuba wonzanira nakaka yogati tutari bwamamaze kora ko batari baduha amafaranga yo kugura iyo yazanye sibyo tukavuga noneho bazaduha amafaranga oya boss aza n'umufungo Leandro yakeneye ayo mafaranga y'umufuka wawe boss turayakenera natwe tuyashyira umufuka wacu muyazane ubundi twamamarize by the way abantu bashaka kwamaza
ewana feel free mushaka kujya kuri Rare Entertainment, ushaka kureba ahantu muri about y'ikiganiro, uraza gusa kubonamo nimero, ushaka kutwandikira, dushaka kwamamariza ubundi ibintu byawe bikagenda neza kandi bikanamenyekana, ubundi agafaranga tukagasangira. Siko bimeze se? Zitumeze neza? Ndashima Imana n'abantu bakeya. Amakuru mfite uri mu bantu muri uyu muziki bashaje ariko bagikora. Nese si akazi ko ntara umuziki nta pansiyo ugira. Asivuze ndashaje dutamakanyaga. Zitari mu bantu batanye umuziki kera. Aho ndahonda n'ubu ntibirafata neza. Kera ubwo ni ryari? Ntiwatangiye umuziki se hari ba Mishiki. Mishiki n'umuzi Gisenyi. Cyane nubwo muzi kabisa Gisenyi ni mu kihe gihugu? Baba suru ntubazi. Cyane ntabwo wibihakana n'ubu ntabwo ari mu byago. Watangiye umuziki ari ba Makanyaga. None Makanyaga arashaje. Ariko nubu aracyahari? Ese nawe utangiye tungana yarandutaga? Ntabwo mbizi. Aho tubwire. Yarakurutaga cyangwa aranganaga? Ariko umuntu utabizi. Ariko ngo mufashe akaboko. Mwambutse umuhanda mujya muri stade. Nuko yari umuturage atamenyereye iby'i Kigali. Twari duhuriye i Kigali ambwira ati mwana wanjye nyambutse umuhanda. Ndamwambutse nyine nari umwana w'umusirimu, ntabwo ari uko namurutaga. Ntabwo nari umusirimu. Wenda tutagiye muri blague. Muziki wayitangiye ryari? Muziki nayitangiye kera, itangira muri korali. Ndi umwana. Raziti iryo jwi ntabwo ryarima muri korali. Ijwi ryanjye ntumbeshye abasani cyo mfa n'abasani bose rero. Umusani iyo utangiye kubaza ngo watangiye muziki ryari, ahita avuga ngo urumva ngo natangiye muri korali, ngo ndirimba muri korali Zita. Ngambwira tera korasi imwe. Tera korasi imwe. Wibuka waririmbye muri korali nta kibazo. Noneho korasi ya mbere naririmbye umunsi wa mbere banyemerera kujya kuri stage kuri Mazabaho mbega. Urumva ari ukuntu uri muri korali ujya muri repetition ukamara nk'amizi nkane utaririmba. Uri ukora repetition gusa. None umunsi wa mbere bakwemerera. Byari bicika. Nabo ati bakinyemana nzita nje imbere. Ewe baranga. Mbonye yo gusuza president wa korali naririmbyemo. Kandi yitwa Grace. President Grace. Wankiza inyuma birambabaza rero niko ndi bujye imbere. Namezi namaze ndepeta ntaririmba. Abantu ngo Grace wankiza inyuma ndabata ariko buriya nuko ndi muremure. Baranamo ka mikro. Rumva yova gufite mikro waguyoboye. Akiri inyuma anyuma mikro ariko nta kundi. Korasi ya mbere rero ni indirimbo ntibari yo mu gitabo, inoteri yo mu gitabo sinzi. Ivuga ngo mbese ni muzi yuko imibiri yanyu ari sengero z'umwuka uri muri mwe. Yo ahubwo ni mureke ubusambanyi bwanyu, imibiri yanyu ihimbaza Imana gusa. Leandre iyi message irakureba. Ntabwo nagenda nabivuze. Wowe kureba iki kiganiro iyi message irakureba. Kandi uheruka gusambana ryari? Nande? Ese wajya gusambana kwamagana? Rero sinzi gusambana, sindasamba kuva nabaho kandi ntabwo ntarasamba nje gusambana. Bivuze ngo nuko uburi gusamba ukiyuza n'undi muntu uri gusamba mugasambana nyine. Kandi ntabwo ndasamba kuva nabaho. Uheruka gukubagana ryari? Uretse mwereke. Muri garasi imazi uzumva najya gukora n'u Rwanda sindarukuba ndakubagana. Uheruka gukubaganya umwana w'abandi ryari? Umwana w'abandi. Kumutera se mubyinisha. Urumva ko cyangwa kumutati cyangwa kumuturanye afite akana gateruka kubaganya. Uheruka gukubaganya umukobwa w'abandi ryari umukuramo imyenda kugeza ubwo gahunda n'indi gahunda bihuye. Abazimu bashya. Dumwe mu basore bakiri manzi bari mu iki gihugu. Sindabikora n'umunsi warimo. Zita bagushyire kuri kamera wenyine. Ugiye kwemeza ko Zita uri imanzi kamera yangiye. Ugiye kwemeza ati ngewe Zita ku myaka yangiye niyi ndi imanzi. Ngewe Zita ku myaka yangiye niyi ndi imanzi. Ko kuri imanzi? Ngewe Zita ku myaka yangiye niyi nkuko nabisabwe kubivuga. Ndi imanzi. Zita naguri imanzi. Ushingira ku cyo wakana? Shingira ku mwana asize mu rugo. Ese undi sinekereza ko umuntu avuga ngo ni ntabwo ari imanzi. Si umusore. Warakoze raporo sexuelle n'umukobwa. Yego. None se kutari umukobwa mbe tube twarabikoranye ushingira ku cyo nshinja ko ntari imanzi. Shingira ku byo mbona.
nese uriya mwana wasize mu rugo kumuturanyi yaje kumbwira ati reka mbe baka televiziyo hano urwo koko biba ikibazo ndetse njya gusohoka mu rugo nyirukana abaturanyi ngo we kura televiziyo nyifite Zita ko amakuru mfite ko ari ukuntu ujya ubwira mugenzi wawe ngo gutembera. Mugenzi wanjye wuhe? Hari umuntu nyine wambwiye ngo hari ukuntu nyine ubanza kumutembereza bati gutembera hari umuntu ugiye kunsura uragaruka mu kanya. Cyo tujye kuganira imishinga kandi atayirimo nta projet dufitanye. Ntambwira ati gutembera umuntu dufitanye projet ze tuyiganireho tuyikore. Sinzi impamvu ukomeza konsist tuvuga ko natakaje umanzi. Ukuntu uri kureba n'ukuntu uri kuvuga n'ukuntu uri umusore w'i Kigali ntabwo waba ukiri imanzi. Ndamutse ndiyo ese wemera ko abasore b'imanzi bakiriho uturetse wowe nyine ubwo ntabwo urimo wemera ko bakiriho uretse nge nta wundi mpamya ko yabahari ninjye umwe rukumbi kabisa niwe manzi uri kamanzi ariko nanjye nuko nta mufungo mfite ufite ntabwo abana b'i Kigali n'ababana imanzi ntabwo byakunda. Wemera se ko ari abakobwa b'amasugi bariho barihe muri iki gihugu? Muri iki gihugu barahari ariko atari Kigali. Muri Kigali mwana hari reka i Kigali mwana hari amasugi. Reka iryo jambo uvuze ndi nywere n'ukurera amasugi mwana kereka abaye ataramara icyumweru i Kigali ariko kiva mu ntara. Uravuze ngo umuntu wese wageze i Kigali ahita asugiuka akamara igihe kirenze icyumweru ntabwo akiri isugi. Ushingira ku cy'umuntu ugeze i Kigali ku cyumweru abatari isugi? I Kigali harimo ibishuko byinshi kandi bireba abana b'abakobwa. Hano i Kigali hari abasore bafite amafaranga ntazi iyo bayakura. Mw'abasore mwamayeho amafaranga muyakure mume ku mafaranga naho ndiba ukuntu nawe ubumanzi mbitse hano. Ushaka nawe kurarura abana b'abandi? Ntabwo ari kubararura ndi umugabo nshaka bwo ka maîtrise. Ese uri umupere garso kuko bavuga umufiyemere umukobwa wabyari iwawe we uramutse ufite umwana ntabwo uri umupere garso? Wakomeje kunkirishamo kuva kare njyewe Zita Junior umugamba kamwe ntabwo ndi imanzi. Ejo n'upeti wanjye atazayibona bavuga ati none papa ntabwo anyemera abanyihakana birangiye nyine byemeye. Njye umwana ndi umupere garso. Umukobwa wabyari iwabo aba ari umufiyemeri none nawe birangiye uri umupere garso. Njye ndi umupere garso ubyemera uri proud yabyo ubyishimiye. Ariko rubanda muranakubagana ariko ku myaka yanjye nta n'urambeshyera. Ni agahinda kuko uyu munsi Rurema bintu aguhamagaye ukitaba ni ugushaka ahantu njye kugura umufuka w'amakara buri muntu wese wageze nkamuhereza ikara. Oya ntibikabe ntibikabe. Ariko njyewe uyu munsi ndamutse Rurema bintu ambwiye ati umuhungu wanjye ngwino ugire ibyo ukora hano turagukeneye nahita ngenda umuhungu wanjye agafata umusaraba uretse ko bitari vuba. Ariko noneho ureba wabahi kuba ibaze kubungana gutyo ku myaka yawe ufite ntarabasha kumenya. Ariko ngenda umwana ndacyari umwana ndacyari umwana. Uri umwana kuri umwana wa mama wawe ariko ntabwo uri umwana mu myaka. Ibaze ko ndi mutoya ndi umupeti wari tonto bati tonto Leandre araza hano so wamwitiye kuryama none ufite umwana warankubitiye kuryama. Byaravuga ko kubitiye kuryama zari inshingano zawe kugira ngo ujye kuryama kuri ko n'ubundi twaranganaga ahubwo nagira ngo nyine nuzuye inshingano. Wari umutonto uvuga ati tonto Leandre naza aragukubita. Ibaze ko nigeze kuba gatanu ngatinya gutamvuga ati Leandre aramusanga mu rugo kiginika nko mu gatatu urumva primaire. Yego tujye kugarura ku muziki ariko nanone turashyiramo no gutebya. Ubundi mani Zita nakubeshye uri mu bantu navuga ngo bikaraga imihanda cyane. Uhura n'abantu benshi ku munsi ku buryo hari nabo utibuka. Turaza kuza kujya mu muziki mu kanya ariko reka tujye mu buzima busanzwe. Ubona ubuzima bumeze gute hano i Kigali nk'umuntu nyine nk'umuhigi w'i Kigali nyine nk'abandi bose? Umukanya yavuze ati mw'abantu mwe mw'abasore mwe amafaranga ko muyafite mwayamaye mwayakuye nk'umuhigi noneho w'i Kigali nyine n'umushabitsi reka byite gutyo. Ubona ubuzima bumeze gute nk'umusore?
uratanga icyizere cyangwa ntacyo? Ubuzima buratanga icyizere cyane kubera ko i Kigali hari akazi. Ko bavuga ko abasore baravuga ngo nta kazi, abo bavuga ko nta kazi hari ako bagaya, kandi ngewe sinyanga akazi ahubwo ngayo umushahara. Ariko akazi hano hanze karahari, mukura amaboko mufuka mureke ubusonga rero muze dukore dushaka amafaranga. Uraho ngo wize ibi nibi, ushaka kuzakora ibyo wize gusa, ese urabona bizaguhira? None se kamwereke Zita, urumva bishoboka ko nyine ntabwo ndi bujye kuri side yo kuba umuntu yakwanga akazi, ariko none ngo ndajya kuri side yuko hari imirimo urumva abantu bavuga ati iriya mirimo ninyijyamo biratuma indi mirimo yanjye ntayiha umwanya kugira ngo nshaka ka kazi nyine mu byo nize cyangwa se mu byo ngiye nshaka gufitinga, mushaka kudakora ibyo wize kubera ko abantu bose ntabwo bakora ibyo bize. Ariko bati ninjya n'urugero ninjya mu gishoferi urasanga wenda akazi kanjye k'ubu IT ndaba ndi kugatakaza kubera ko ntabwo ndiba ndi kubona opportunity zo kujya gute zo kugera kuri ka kazi k'ubu IT. Sibyo? Yego. Ninjya gufata ko mbonye nibyo ndabyumva nyine ngiye gukora, ariko urasanga ndi gutakaza ya nzira yanjye kandi nagomye ko ndi gushaka akazi akabatereka mbe ntegereje. Nyemerera nkubaze ikintu kimwe gusa. Ushobora kubona akazi kakagusanga mu rugo iwawe uryamye, cyangwa ariko uri kuri field ugenda wahura n'uwo mwiganye uri muri secteur y'ibintu byawe akaba yakubwira ngo aha naha nakubonera link. Ntabwo n'ubundi akazi kazagusanga mu rugo nako bimeze. Akazi kabi rero kaguhesha keza. Wivuga ngo njyewe ngo nize ngo computer science ngomba kuzabona ibyo nkora bijyanye n'ibyo. Hari runaka ahantu hari akazi bakeneye umuntu muri kampani runaka y'umuntu ujyana n'umushoferi bagacuruza ibintu. Mujyane mufashe kwipakurura. Yego. Nimugera mu mujyano nashatse kuvuga uzahura n'umuntu mwiganye uri mu bintu wize. Yego. Akubaza ati aha nawe mubwire ati ndimo hano ndi muri ibi nibi. Umubwira ati ariko muhane contact kubera ko mwaburanye wasanga ni wabo harimo umwanya akaguha link. Ariko nuguma mu rugo ngiye nzategereza ngo ntegereze ngo zira link baragusanga aho kabisa. None kuri urubyiruko twege twishakira nyine gutwika gusa nyine ka kazi gatwika, urumva mu birombe ndi mu birombe nimeze neza, urumva ni ndi muri ka kazi kari gutume ngira mbona akamodoka kameze neza, ndi ku cyangwe cyanjye nsa neza, nambaye Ray-Ban, mbe nambaye ishati nziza meze neza. Nyine ntago bashaka ka kazi nyine ko guterura amakurete, ntago bashaka ka kazi ko gusunika ikintu wenda cy'imbaraga. Biragenda bite? Urumva nyine nibo babinaniwe ariko akazi ntikabuze. Ibyo nibyo gushaka gutwika rero bari gutwika nabo bitwika. Gute? Kereka niba ukibi wanyu kwa mwana papa wawe kandi nabwo bakeneye ko ushyiramo ako gasabune ukagira icyo bamarira. Ngewe nkora akazi kansaba ingufu, kansaba gutekereza, nirirwa nirukanga. Nkona amafaranga nkishyura inzu nziza nkeneye kubamo. Niko gutwika kwa mbere. Nkabasha kwigurira ipantaro nishimiye. Urumva ko ndi gutwika. Yego. Hari amasaha yo gutwika, hari n'amasaha yo gukora akazi. Hari iminsi y'akazi, hari iminsi yo gutwika. Iminsi yose si ku cyumweru. Ntabwo bivuze ko ushobora gukora kwa mbere, kwa kabiri kugera kwa gatandatu, ku cyumweru kuva uyu munsi nanjye ngiye kuhatwika hashye. Ibyo bintu rero sinzi ikintu biri kutunaniza. Abaja barishakira pull up. Barashaka nyine kuwa mbere kugira kwa gatanu ari pull up. Urumva ari amabyeri, abana hama house party. Ahubwo abafaranga muyakure yikumwira buri munsi. Abasaza baryohewe no gutebwa utumuvu. Barashaka kugenda muri mukamodoka gashyashya, akamuvu ka fresh. Kandi OG mugamba kamwe nkora akazi kanje nakarangiza gafata akoga juru kandi bakagenda mumeze neza nundi still duhura turi gutwika. Ariko usanga nyine naho bahungu bashaka gutwika bashaka gukora bari ku mutwiko wo mureko tu. Ariko mureko muri yana gatiza gwa big up beze bitse turabona umusaza ariko mureko iby'imureko rero tubivemo kandi ko kumureko nanone ariko ntabwo wabudakora ntabwo uri mwiza wabudakora ukagera mu kabari uretse kujya ntabwo mwiza ni mireko uravuze ngo baje bari kumureka i Kigali ni mireko kabisa ariko ntabwo ari bose ko nivuga ngo baje mu Kigali ku mireko ndaba nishyizemo ahubwo baje amahoro batwika kuva kwa mbere kugera ku cyumweru bari ku mireko abenshi ari ku bireko original uzongera kutwikisha iki nta kazi ugira ibintu by'Ikigali byose bro n'ugupesa ni ushatse kwihagarika uri hano mu mujyi kabisa ugera ahantu ugasanga umuntu yicaye aho ngaho ngo nakajana nakajana akubwira ati yaravunje cyane mu mopenyi guhi
maze urambwira ngo uzatwika utudashobora no kwishyura ahantu ngo just igende neza no kwihagarika nabo ntushoboye kubyishyurira none se ugura gutwika iki warazuga ngo urugutwika uri kwitwika ubona ikibazo uratwika by'iminsi ariko iminsi iri kugucika kandi ngo igihe cyagenda kigaruka ngiye nzafata umunsi umwe minsi 7 mvuga ati wa munsi bigiye kuhatwika hashyi ikibazo n'ubundi ufata umunsi umwe ugiye gutwika barutwitsi babihoramo ku mureko bameze nabi nabo mbonera mbabwire ihangana ariko zira niga zituryana ibyana baba bazi ibyana byiza hano biri baba bazi ibyana byiza biryoshya sho babimariye iki ntabwo mbizi urumva ariko barabasindisha ariko ikindi kimaze kubona maze gusanga barajama bahora mu gatwiko ari ukuntu baba bitwa bamanirakiza nyine Imana ibakijije tu nyine akabona kimwe yagiye gukora avuga ati jewe bane n'iki meze fresh Imana irakiza ari nyine iri kureba iki kiganiro isi menye cy'Imana irakiza Imana irakiza nese ntibakijije Imana irakiza buriya inganda ziraboneka nashatse kuvuga ibiki n'ibiki byose Imana irakiza nshuti yanjye Imana ikagukiza ukabyuka ukajya muri gym ugakora body warangiza ukajya gutwika ubundi Imana igakora ibyayo none se sha Imana yarabaniga hano hanze bakora umubiri bwabo abantu ugasanga buri munsi buri mu gitondo ariko abo bamana irakiza nabyo bahindutse yo papa ubuzima bwabo bujyaninya numva rya nihera mu marembero adashoboye kwishyura yanze hari abanigani Kigali mani batunzwe na gym urumva no kuba bambara neza ndetse ukoresha inyurabwenge yawe wibaza amafaranga barya banywera bambaramo bishyuriye gym bayakuraye nese abakobwa bo baba mu nzu nziza bambara neza bagira gute buri kimwe cyose nyine mu bintu byose bihenze i Kigali amafaranga bo bayakuraye wimvanga iyo baye byinshi birambangamira urabizi neza ko ndi mu majene batekereza baryamye kandi urabona ndicaye bishaka gutuma nekereza rero ushaka uzungera urumva iyo nekereje ndazungera kandi hano urumva nshobora kuzungera nyikubita hasi tuve kuri iyo ngingo y'abasore tugarutse ku abakobwa nitwe tubagize reka ariko tubivuga ariko no tubone tukirize ku bagabo umujene ubyuka mu gitondo akajya muri gym akava yakaza akaryama akongera asubira nimugoroba agategereza ko weekend igera akajya kunywa utubyeri ayakura he adakora ko no mu majene bikaraga bashaka ko amafaranga ntabwo mbona nka yanyu muyakura he abo nabayafite bafite ibanga ese ubundi abo bakobwa bo batama bajene bacu amafaranga bo bayakuraye ko twebwe ari nitwe twagombye kuba duha abakobwa amafaranga none abakobwa noneho basigaye ngo batanga amafaranga bo bayakuraye urumva hari ukuntu umuntu Imana igira gukiga gukubita umufunga ariko ushaje mu bwana bwawe rero waravugaga ati nanjye rurema bintu uzamfashe nicara n'umwana umeze nka Beyonce nicara n'umwana mwiza usa neza ufite ikibuno kabisa mega umwana uri finyore ukaba uri umusaza ko bati nanjye nshagaye ngo twicarane byibura niyo nakora ku kibuno ntakoze ndi umujene kubw'iminsi yari mibi nyine nta mafaranga icyo gihe umusaza kiyabona direct ahita agira ute ayamuzanira umukobwa nawe akavuga ati ebane Imana irakiza uri hariya nawe arakaniga kanje kakubiswe kandi dukunda kandi kabikora fresh nikitwara neza gafite discipline ati burakare Andre buri hari ukuntu kandi agukemanga n'iki nako gataye kawe n'ukuri ko Imana ndarengana ariko hari amakuru nigeze kumva ahantu ngo zimwe mu mpamvu zituma udashaka umuntu kubera ukuntu ngo ubuzi ngo abakobwa benshi ngo ukabura amahitamo mbonera mbariza abanyarwanda byaba ari byo mwabantu murabona nshaje mwanditse ngewe ntabwo nshaje urumva ese aho warwaye iki cyo ni igihushi cyangwa urumva hari ukuntu ikora ijerekani rya jerekani nakunda kuryikorera hano gutya ese wargikora ukagenda uraramye none umusatsi ugenda ugabanuka ariko n'amasoso iyo ni imyaka brother iyo ni imyaka urumva abakobwa nibyo nahuye na benshi nabanye na benshi ariko ntago biri muri ibyo ngibyo nibyo byatumye ubura amahitamo reka making clear kuri iki kintu cyo gushaka rero abantu bahora bambaza ngo kuki udashaka ngo abandi ngo mungana muzi imyaka yanjye mwigeze mumbyara mwebwe icyo nshatse kuvuga nuko njyewe igihe nikigera Imana yamaze kuvuga ngo igihe cyawe ni iki kuko buri wese ku isi ibintu byose dukora bidefiniswa n'igihe igihe nikigera njyewe Leandre
rwose ubukwe bwanjye muzabutaha mwishimye. Igihe nikigera nzabona uri ku murongo turi bujyane. Igihe nikigera nzaba umugabo nk'uko mubyifuza ufite urugo, kuko n'ubundi ndi umugabo, ko hari ibyo nanjye nkora by'ubugabo bwanjye ntari buvugire kuri kamera by'ubugabo. Yego. Bivuze ngo rero ngiye gushaka ntago bifata nka achievement, ntago bifata nk'ikintu umuntu yagezeho yarata, ahubwo kubaka ni compatibility cyangwa se ni uguhuza ko abantu babiri bahuza mu gihe runaka, cyane ko abagabo twe tutanasaza. Buri umukobwa wageze mu myaka 28 30 monshe sha abageze hahandi avuga ati noneho waza wese namwemera, ariko umugabo wageze mu myaka 30-35 nibwo bamaze kwiyubaka cyangwa se ari kwiyubaka ku buryo uvuga ngo ahangaha none ndumva nafata responsibility kugira ngo ntago nifuza ko umwana wanjye azaza nindangiza mu burira amata n'urugero, nubwo nsayimana ngo ntibizabe nzaburira amata cyangwa se nzabura umudamu wanjye igitenge cyangwa iki. Nifuza ko umwana wanjye azaza akaza mvuga ntibyibura at least naramuteganyirije, hari ibyo nakoze. Hari umwana nigeze kubona ari kublaminga se kuri social media avuga ngo niba data uyu munsi akodesheje Kigali amafaranga yarayabyiniye, uyu munsi nkaba ndimbwa we niki. So urumva mentalite y'uwo mwana uburyo nyine ahita atekereza. So ntabwo nifuza rero ko umwana wanjye azablaminga ko hari ibyo ntamukoreye, ariko igihe nikigera cyane ko noneho buriya baravuga ngo nta rugo rutungirwa mu rundi. Wambwira ngo nshake nzishakira ku giti cyanjye, nawe uzashaka ku giti cyawe. Ntabwo nzaza nkubwire ngo nkorera gahunda umugore, nubwo ushaka kubikora nabizi. None se rero ko bajya bavuga ngo nkore bigwire yapfuye atarongoye, niki kigwa icyizere ko ugiye kubona amafaranga cyangwa ugiye kubona ubushobozi ukarongora, cyane ko Leandre urimo urasaza. Leandre ntabwo ndi gusaza. Okay, urimo urarenza imyaka basi y'abajene. Ndacyari umujene. None ureba ikibazo cyawe, nturi umupere gari, nturi umupapa. Jewe noneho ambasaderi wa Pere Garçon mbonyeho gushimira buri mujene wese kuri iyi nshuro wemera cyangwa dusangiye titre ko turi Pere Garçon. Ngushimira no kubutaramwihakanye, ngushimira no kubutarafashije umufiyemere w'ahantu mu bihuriyeho musangiye titre kugira uko mubigenza nyine. Ewan, much respect kuri wowe. Ariko Leandre, ese ubundi ufite sheri? Ntawe. Urabura iki? Urabengwa, urabenga. Bimeze bite? Sheri urahari. Urahari tugira kuri tubigende. Ariko njyewe ari umukobwa utayari nyine mwiza umeze fresh tugende. Umukobwa mwiza kuri we numeze tugira ngo tubafashe. Umwiza nge no abari mwiza ku mutima, abari umukobwa ufite indangagaciro runaka nanjye ngenderaho. Izo ndangagaciro runaka zishyire hanze uwo bazifite cyangwa ziyumvamo. Ngewe urumva zita buriya abantu duteye bitandukanye. Ngende umugabo w'amahame, sibyo? Amahame yanjye yutemeye kuyagenderaho biragora kugira ngo tubane. Sorry, uri umugabo w'amahame cyangwa uri umunyamahame? Ko ubaye uri umugabo w'amahame ntabwo wakaba ushaka umugore ngo umugabo w'umugore. Waba uri umugabo w'amahame byararangiye. Oya, ngira amahame. Ubwo uri umunyamahame ntabwo uri umugabo w'amahame. Okay, nta ribi. Ubwo ni uburyo bivugitse n'ibyo bitandukanye. Ariko uyu munsi ntabwo hari criterias ngenderaho kugira ngo umuntu abe yambere umugore. None se Leandre ko mfite amakuru atari bivumbi. Ese ubundi niwe munyamakuru nige munyamakuru. Oya ni realite. Ukuri kuri hanze hano. Nuko ufite umukobwa mukundana utari hano mu Rwanda mu diaspora. Ndakomeje kujya mvuga ku kantu kugira numve ko ari tuza kubwira abanyarwanda ubiceceke. Nawe ufite mu diaspora hamwe dushobora gutekereza ko minsi mikeya nawe ushobora kuri Imana irakiza. Ngewe ndabivuze mvugiye abantu duhuriye kuri iyo case tubiziranyeho ko ibyo bintu bihari. Leandre duhukuri niba uwo muntu hari ukaba ugiye kumwihakanira hano kuri Leya Entertainment. Mw'abantu ibyo bintu ayo makuru ni ukubeshya pe.
kugira ngo nabyemere nta n'umukobwa ngewe nigeze nkundana nawe mu diaspora hari naze yandikemo hariya avuga ati ngewe Leandre twarakundanye umudiaspora uzi ko ari umudiaspora twakundanye cyangwa se dukundana aziyandike muri comment cyangwa se umuzi naze yandike muri comment havuyemo ngewe njye simbikire muri comment nawe ushaka kujyemo wandika izina rye yewe uri kutureba nonaha uyu munsi uri hanze y'u Rwanda cyangwa uri mu Rwanda ndagusabye ndakwinginze uyu munyamakuru Leandre urugwakana ibintu mfasha kubimwemeza cyangwa mfashe kubimushinja kandi nanone niba adahari wa muntu ejo bundi ari kunyandikira kuri ayija mbaza ngo bimeze bite ko waguyemo nitubona buzi iki ni kigiye cyawe ngo bigaragaze abo ndashaka kubaza Leandre ubonye umudiaspora wujuje bimwe mu byo usaba cyangwa ugenderaho wamwemera cyangwa nk'uko ubihakanye utera hejuru nta mudiaspora wakwemera nemera ko love ni universal language ku buryo ntabwo nakwanga umuntu mu gihe mbona koko turi mu nzira zimwe icyo cyo nako kuri ntabwo hari abantu bavuga ngo ntabwo bakunda long distance relationship ngewe ntabwo ariko meze ndayemera kubera ko nemera ko urukundo ntabwo menye ukuntu bigenda abaye aje nkasanga koko yujuje za ndangagaciro ngenderaho zitari izabo b'abakobwa b'ubu ngubu kugira ngo n'abantu bahite bumva image y'umuntu ngiye nifuza kubana nawe abo ngubu nabameze bate rero kugira ngo ntabwo nifuza umukobwa rutwitsi icyo ni icya mbere sinifuza umukobwa nzava mu rugo nawe agasohoka mu rugo agiye kureba abandi bagabo bitewe n'ingeso ye yamunaniye ntabwo nifuza umukobwa ubundi baravuga ngo umugabo yapfuye harira umugore so nifuza ko rero mu gihe naba ntakiriho mu buzima naba mfite umugore ushobora kunderera abana apana wa mugore uzata abana banjye akajya ku ma social medias n'ahandi ajya gutwika nkeneye umugore nyamugore mu yandi magambo ntabwo njye waba mu diaspora waba utari mu diaspora it's okay ariko nkeneye umuntu uza kunyuzuza en fait ntabwo ukeneye umuntu umutwitsi uko nawe uri umutwitsi cyangwa uba muri showbiz kubera ko nawe wibamo noneho n'akarusho ntakubeshye ntabwo nashaka umuntu duhure muri showbiz icyo cyo rwose totally ntabwo ushoboka none se ko nzi ko uri umwe mu bantu batajya bakunda kujya mu nzu z'Imana nubwo nta nzu ya Satani ibaho azebane njye ntabwo byemera ariko iyi ni reality waje kumbaza naje kubaza tworoherane ntabwo byemera njye nawe nazanye zita ngo mubaze none atangiye kumbaza ngo kuganira hari abantu benshi bagiye bakundamo kubera ko bazi ko umuvandimwe ukaba n'inshuti so rero ushobora gusanga umunsi ari wo munsi untumiye utazemera ko ngaruka cyakora niba uzi ko uzemera ko ngaruka zita ntabwo uzagaruka umuntu wishimiye cyangwa wasabye ko nzagaruka gukorana ikiganiro na Leandre muri comment andikamo ngo zita agaruke niba bisaba nzasaba kugaruka bwa kabiri urumva ko yakoze utuntu twanjye twinshi uragenda kubereza abantu ndikubereza abantu ntabwo uzagaruka ntabwo basi nyemera ngo ikibazo cya nyuma ntabwo nongera kubaza leta nta kibazo reka nemera none sasa mbaza ubwo mba mutumirwa ntari urakoze cyane mbaza Leandre uramutse ushakanye n'umukobwa cyangwa umugore ugasanga afite nk'umwana yego yabyaye ahandi yego cyabyaranye n'undi mugabo utari wowe wamubwira ngo siga umwana uze wamubwira ngo zana n'uwo mwana icyo ni ikibazo cya mbere nshaka kukubaza ikindi ukabisubiza rimwe waretse nkabanza nkagisubiza ntarabyibagirwa nta kibazo ni ukuvuga ngo njyewe nemera ko umwana ari umugisha tutafe normal ko umwana ari umugisha nkanemera ko niba arakunze mama we utakagombye kwanga uwamuvuyemo niko mbyemera ni nako ubumuntu bwanjye buntegeka ko ariko ngomba kubitekereza ariko tugiye kuri side y'imiryango uwo mwana uko byagenda kose uwo mwana atera ikibazo hagati y'imiryango itatu hari umuryango wa nyina washakanye nanjye hari n'umuryango wa se washakanye n'undi mugore sibyo hari n'umwana urimo hagati noneho
ubwo ni abantu 5. bivuze ngo uyu munsi nimbona mama w'umwana ari gufurekanta ise w'umwana kugira ngo wenda yuzuze inshingano, bishobora kuzantera ikibazo kubera ko ndi kubona bari kudusa nkaho bari kumwe, bari in touch. kandi nanjye wa mwana nshobora kutazuzuza za nshingano z'umubyeyi kubera ko wenda nta mubyeyi, mu gihe mfite umutima utameze utari wa kimuntu, ubwo ndavuga kuri sanse zose. mu gihe ngewe nyine mbaye ndi umuntu ufite umutima utari mwiza, reka byite buryo, ugasanga za nshingano wa mwana ntangiye kumubera mubi. mu gihe na wa mwana none najya kwa mukase, birahinduka ikibazo kubera ko umwana aje mu muryango atigeze abyarirwamo cyangwa se atigeze arererwamo. so ngewe rero ku giti cyanjye namwemera, ariko byaterwa n'umubano cyangwa se n'uburyo uwo mwana nifuza kumurera. kuko ushobora gusanga hagati yanjye n'uwo mugabo dushobora kugirana ikibazo, dushobora kugongana. ni nk'uko nyina w'umwana na nyina n'umugore wa mugabo wundi nawe bagongana. so bisaba kuba rero uri umuntu ureba kure, ufite ibitekerezo bindi bitandukanye n'iby'abandi bantu, ndetse unafite imitekerereze irenze iyo umuntu ufite umutima woroshye. Kijya ku kindi kibazo. Ikibazo cya kabiri, hari umuntu mbonye yandikiye message ngo nyikubaze. Uheruka mu rusengero ryari ugiye gusenga? Reka sasa, reka Leya Entertainment tuguha akazi, none wowe urumva, reka tuguha akazi, none uva mu byo urimo ujyuza, noneho utubarize abatumirwa. kuko ndumva man nibaze nk'icyo kibazo. Okay, ntacyo, reka gisubize. ntabwo njye ntinya kugisubiza kubera ko hari impamvu nafashe uwo mwanzuro. ariko se ugiye gutuma mu diaspora agenda? ni reality show. Njyewe ndi umukatolike, narabatijwe, ndakomezwa, ndanahabwa, byose birarangira. ariko sinagira amahirwe yo gukomeza kujya mu by'Imana cyane. kubera iki? kubera ko hari reality nanjye naje kumenya zanjye bwite, na research yanjye nagiye nkora ku giti cyanjye yatumye ntakomeza kujya mu nsengero. Abitwa ko bakorera Imana ku isi uyu munsi nibo batuma twanga insengero, kubera ibyo bakora mu nsengero ndetse n'ibyo bakora nyuma y'insengero. biza kuza gutuma rero mfata umwanya ntekereza ko gusenga ubundi bavuga ko ari ukwegera Imana. bivuze ngo aho uri hose wakwegera Imana. ariko muterana muri benshi, ibyo ndabyemera. ariko nsanga gusenga kwanjye nshobora kuba nabicisha mu zindi nzira ziri ku isi. Ntabwo uransubiza. Uheruka mu rusengero ryari uvuga ngo njyewe niyo mugabo Leandre ngiye mu materaniro? cyangwa ari cyo nsubiza? Yari 2009. yewe zimara imbeho we 2009 ugambira ni data 2009 nibwo uheruka mu rusengero. Akimya kibereye mu rusengero najyagayo. Ugiye gusenga ngo ati njyewe ngiye gusenga, ngiye guterana bene data duhuje ukwemera. Meruka yo 2009. Hacimwe imyaka ingaho uyu munsi? Bantu muri 15 10 mudushyira muri comment imyaka Leandre amaze atajya mu rusengero. Urusengero ndujyamo bitewe n'ibyo ushobora kurya mutashye ubukwe, ushobora kurya ugiye gushyingura. Yego nibyo. Impamvu rero niyo nshaka kugira ngo utubwire. Uranyihanganira n'abari umunyamakuru. Impamvu nuko idini ku isi zazanywe ku nyungu z'abazungu zo kugira ngo dutinye Imana, kandi Imana itakagombye gutinywa nk'uko tuyitinya, nk'uko tubwirwa kuyitinya. kuko niyo bavuga ngo Imana n'urukundo, ningukunda hagati yacu harimo Imana. njye nindamuka uyu munsi ngaburi umwana ushonje cyangwa se ngaburi umuryango udafite ibyo kurya, nkoreye Imana. ariko birababaje kuba pasiteri, reka ngweze urugero. urafata pasiteri ni urugero yarwaye, umukristo yarwaye, tumusengere, sibyo? pasiteri yarwaye, reka dukotize. pasiteri agenda n'amaguru, reka tumugurire Range Rover.
umukristo urumva ngo ntabwo yishoboye ngo reka tumusengere. So instead yo kugira ngo mwege mujye gushaka ibyo gukora, kuko n'Imana avuga ngo udakora ntakarye, ahubwo wiruka mu byuma by'amasengesho ngo urimo urasengera akazi. Jya gushaka akazi, nubona akazi uzashima Imana ko wabonye akazi, aho kurwa wirukaga mu byuma by'amasengesho. Muri ibyo wakoze iki? Hagati yo kuba nashatse akazi, warashatse akazi, nashatse akazi, ushimira Imana se cyane. wayishimiye mu buryo se muri urusengero kandi gushima ntago aho ikindi cya kabiri, aho kugira ngo ngiye ntanga icya 10 kiribwe na pasiteri, najya hano Nyabugogo ngafata umwana wabwiriwe, ngafata cya gihumbi mu bihumbi 10 mfite nkamugaburira, kurenza pasiteri ukwirwa sirimba ku ruhimbi ari kuri bujye gusambana nimugoroba. Ese leo ujya umva amabwire cyangwa urayura? Ntago njya nyumva. Ntago ujya yumva? Yego. Nese niba utumva amabwire, ninde wabwiwe n'iki ko pasiteri yarwaye dukoteza ngo tumusure, umukristo yarwara twango tumusengere? Erega nubundi kandi urukamo mu kiliziya cyangwa mu rusengero 2009. No kuvuga ngo abo niba ngo pasiteri niba ari mu rusengero, yego, hari akamyimzi nabonye ejo bundi kavuga ngo mwege ko muri mu rusengero mutuvuga twe twaba turi mu kabari ntitubavuge mwumva twe, niba ngo ibyo mu rusengero n'ubu turabimenye. Urumva, reka gusubize kuri icyo kibazo. Njyewe ntabwo uyu munsi waba utari kunyerera imbuto umbwire ngo nze mu rusengero rwawe. Cyakora ntababeshye, hari abapasiteri runaka nshobora kuba nayoboka kubera filozofi yabo. Wadusangiza byibura se mu pasiteri umwe cyangwa babiri ushobora kuyoboka kubera filozofi zabo? Harimo Antoine Rutayisire, ni revera pasiteri Antoine Rutayisire, ndanamushimira by'umwihariko kuko n'umupapa nisangaho. Uwa kabiri yari Theogene Inzahuke, yakwigishaga ubuzima akanakwereka uburyo ugomba kwegera n'Imana biciye muri bwa buzima bubi urimo. Imana imuhe iruhuko ridashira. Yego. Uwa gatatu n'umupasiteri ntabwo nzahana sengera mu kuri YouTube, yitwa Senga, ariko awishko nzamutumira hano. N'umupasiteri kwigisha arakubwira ngo gusenga nuvuga ngo umuryango wawe kuba utameze neza usenga ntacyo ukora, kuko mbere yo kugira ngo ujye imbere y'Imana nuko we mugabo n'umugore mugomba kuba byibura imitima yanyu yeze, ukabona kujya gusenga. Urimo urajya gusenga kandi n'ubundi usize urugo rwawe mu muriro, urimo urajya gukora iki? So abo bari mu bapasiteri, wenda hashobora kuba hari n'abandi, ariko bari mu bapasiteri batatu numva filozofi yabo. Kuko arakubwira ngo niba uri mu rugo ntubuze inshingano z'urugo, urumva, kandi witwa kusenga, ntacyo usenga, ntacyo. Nemerera nkubaze ikibazo kindi nanone, nkubaze ngo uramutse uri umupapa ufite umugore n'umwana, cyangwa n'ubungubu ubuzima bwa buri munsi inshuti yawe irwaye, njye kwazi ibibazo ibintu kibizemo kimwe nta busobanuro mpaye. Yego. Ndarwaye kandi turabana mu nzu, wanjyana kwa muganga cyangwa wansengera, uramitiramo kimwe? Nakujyana kwa muganga. Kubera iki? Kuko indwara zose nizivurwa n'amasengesho. Kuko hari impamvu hari ibitaro, hari impamvu hari impamvu hari ibitaro, hari impamvu hari insengero. Bivuze ngo umurwayi akaba yajya mu bitaro ntabwo akaba yajya mu rusengero cyane, kuko n'Imana avuga ngo ubuze ubwenge ndamuta. Nigeze impamvu ngakubaje, nabonye kuri stati yawe umunsi umwe wanditse ngo hari ibintu ngo nadutuma ngo baravuga ngo aha isengesho uzatuma isengesho ni iki kindi biretse nibuke, ntabwo niko kuntu wari wabyanditse ngo dutuma amafaranga ahakajya isengesho, tugatuma isengesho ahakajya amafaranga. That's it. Ubundi niba urwaye umubiri ntabwo umeze neza mu by'ukuri, ntabwo mpakanye ko hari abantu basengera abandi bagakira, bataza kuza kunyumva nabi, ariko hari impamvu hari paracetamol, hakaba hari impamvu hari isengesho. Nubura ubwenge uzapfa. Cyakora icyo nemeranye ni kimwe, ushobora kujya kwa muganga ukanasenga, it's okay, ariko pasiteri naza akakubwira ngo aragusengera ngo ukire, mushaya n'ibintu ntajya nemera ngiye buriye. Nese wemera ko amarozi abaho? Ntabwo nyemera ko sindarogo. Ntabwo yemera kubera ko utararogo? Yego. Wemera ko abapfumu babaho? Ntabwo mbemera.
abakozi b'Imana ariko bubaho. abiyitira ko ari abakozi b'Imana bivuze ngo nta mukozi w'Imana wowe wemera ubaho uretse abiyitira abakozi b'Imana. Kuri iki gihe biragoye ko wavangura umusenyi n'ibitaka. Sinzi niba mbivuze neza. Abakozi beza barahari n'ababi barahari, ariko mu by'ukuri mwese zitaka mubwira nka ziriya ndimi bavuga turetse kubeshya. Umubwiye ngo nabisubiremo nk'uko abivuze abivuga, niho nyine habera ko ari umwuka wamukoreshaga. uwo mwuka so ntawe ufite. Neso asubiza amasaha inyuma wowe. Umugani wa Amaji ngo afite amavuta. Ubu so mugani igihe mfite umwera njye sinakorera Imana. Amaji de Ayo uwo mwuka bavuga bagira urumva abandi batagira. Ko arya Yesu yavuze mu ndimira ntabwo nari mpari bizi nawe mukuru, nubwo ntemera filozofi yabazanye inkuru ya Yesu. Ibintu rero ndabona bigiye kuba birebire. Harya wantumye ngo dukore iki? Ni ukuvuga ngo ubundi niba abantu bazi histoire bavuga ko umuntu wa mbere wabayeho ku isi ni umwirabura. Wamaze kumbwira ko utajya wumva amabwire utayakurikiza, ukumbwira ngo bavuga kurumva atari amabwire Leandre. Banza wumve histoire na geography. Ubundi bavuga ko aba historien n'aba geographe abo bantu ko ari babiri ntabwo bajya bahuza. Ni nkuko mu historien utamuzana mu mwumvishe ko Imana ibaho, n'aba geographe nyine hari imyemerere baba bafite. Bivuze ngo njyewe story yo kuvuga ngo Bibiliya ndayemera, ariko nyemera nk'igitabo cy'imfashanyigisho gituma dushobora kugira ubuzima tugenderaho no kugira ibyo dutinya no kwiha umurongo w'ubuzima. Ariko Yesu uriye nyine babereka ni umuntu bafashe bakreatinga muri sinema bamushyira hariya bamutereka hariya, kuko n'uyu munsi aracyafite ibibazo by'uko kuri Noheli abantu bajya ku muryango we bamukomangira bazi ko ari Yesu nyawe. Kandi ikintu gisekeje uriya mutipe ni umusinzi mu buzima busanzwe. Ndagira nkwereke uburyo ki twe dufata ibintu tukabicreatinga tukumva ko en fait religion ni ikintu cyazanywe ku isi kugira ngo dutinye Imana, ariko tutakagombye gutinya Imana nk'uko tuyitinya. Kubera iki? Kuko Imana ubwayo ngo ahateraniye abantu bangahe batatu mba ndi kumwe namwe. Imana rero tuba turi kumwe buri munsi, n'ibintu byose dukora mu buzima bwa buri munsi Imana ibihari. Njye nemera ko rero ubwo buzima tubamo Imana ibuzi, ahubwo hari imfashanyigisho twakagombye kugenderaho kugira ngo tugire neza ku isi. Gusa nemera ko nugira neza ku isi iyo neza uzayibona, ariko nunagira nabi fin de fait bizakugeraho. Yego dusoze ibibazo byarangiye nanjye nkubaze cyane. Yego rwose ibibazo birarangiye ndakubaje n'ubundi birangiye nsinzwe, ariko abona barizaga ndizera ko banyuzwe. Okay, ndazanye ubutumirwa none birangiye rije mutumirwa rigira kubazwa sinaga ari fair. Yego reka tujye kwanza ku muziki wawe wakoze babahe ukora indirimbo uri kumwe na Isam. Wagize amahirwe kubana n'abahanzi batandukanye, ubwo nyine duse tujya mu dushiftinga. Ubu mbaye umutumirwa. Ubu ngubu uba mutumirwa. Wagize amahirwe kubana n'abahanzi batandukanye, harimo ba Mr Kagame, harimo nka Jay Paul, ariko ndagira ngo nk'umuntu uri inshuti ya Jay Paul umbwira urwibutso rwa Jay Paul kuri wowe n'uruhe, kuko ndabizi ko mwari inshuti. En fait Jay Paul ni umukinnyi utazabona umusimbura. Cyakora umukinnyi utazabona umusimbura. Jay Paul ikindi kintu yakundaga injyana, kuko yakubwiraga ko hip hop ari idini. Kubwira ngo niba ngiye nshobora kuba nitwa umuraperi ni ukubera ko hip hop ari ryo dini ryanjye. Ariyo mpamvu abaho umu ADPR umudive kugira ngo nanjye idini ryanjye ni hip hop. Jay Paul yumvaga ahantu hateraniye abahanzi batanu byibura batatu baba ari abaraperi. Yego akubwira ngo kandi yakunda kuvuga ikintu kimwe ngo njyewe sinzakuvuga ibibi ngo mbyerure kuko ni we mbwira kandi uri kunyumva. Yego nzavuga nziga. Nibyo bintu njya mwibukiraho kuvuga ziga. Cyakora wow.
buriya hari igihe tuba turi mu buzima ariko n'ubu uri mu buzima ukabona umuntu akugirira neza cyangwa se hari ibintu byiza bakamushimira uzamushimire buriya Jay Polly ndabyibuka nari ndi kumwe nawe n'umuntu wita JC twagiye ahantu bita mu Gisovu ni muri Karongi njya nibuka twagiye ndi umu MC abo bantu baratwambura Jay Polly yaramwe ngo umuhungu wanjye ngo ushaka umuntu uhamagara mu mujyi adukubite show atugurire lisanse abangaba tubihorere ubwo nyine ibyatambutse byatambutse nahamagaye mu mujyi hari umugabo ufite akabari kitwaga Light Bar ku Kibuye hari mu cyumba abantu barahazi ndangije ndi kumwe na Jay Polly kandi arashaka ko aririmbira aho ngaho ati muri kumwe ati muzane ngenda mukubita 400 urumva icyo gihe 400 yari menshi twahise tumanuka ikintu namubwiye ko uwo mugabo nyine yaranyubahaga ntabwo mvuze izina rye kugira ngo ko hari ukuntu abantu baba batakunda showbiz cyane yaramubwiye ati njye mbahereza avance yangahe nonaha kugira ngo byemere ko ndi seriye yahise adukubita 200 Jay Polly afata ijana ryawe ahita ashyira essence mu modoka ati iryo jana ryaribike tugende twari twemere no kurya no kunywa ibintu nk'ibyo twarahageze Jay Polly yakoze show icyo gihe nibwo yaragisohora Deux fois Deux iri hit Jay Polly yarambwiye ngo ndawukunda bro numva ndishimye so rero rimwe na rimwe tujye tubana n'abantu twa appreciating Jay Polly yari umuntu wa danger wagiraga urukundo yari umuntu udashobora kuba ntabwo yagiraga uburyarya iyo yakwangaga bati bro iyo wamuhemukiraga bati wamuhemukiye kandi ntabwo ari fresh kandi birayibita binarangira yego ugiye kuntondekera abaraperi byibura 5 bibihe byose kuri wowe 5 ba hano mu Rwanda yego umuraperi wa mbere ni Kinege Kinege cya hip hop bamwita Green P Green P Riderman Double G Fireman Diplomat Fasasi na Ama-G The Black ntabwo nagenda namuvuze muri abo bose ninde wifuza ko mushobora kuzakorana collabo ko nawe muri Miss wagarutse mu muziki reka byite gutyo ngo muziki watangiye kuyubura nkuko muri mu Miss yashize wayikoraga muri abo bose nyine umuntu wifuza ko mwakorana collabo ninde nimero ya mbere nibo mwibuka yarinde Jay Polly Green P ni Green P kabisa El Gringo uzura muhungu asora indirimbo yitwa Kandagira abanze uzura muhungu asora inkuta inkuta walayo usinyibutsa man zunguza urayibuka kabisa Green ni umuraperi wa mbere u Rwanda rufite cyakora mu bihe byose kuri njye ese Zita reka nkubaze ubona ari iye mpamvu ubona hip hop itazamuka ngo izamuka nk'izindi njyana sinzi rero abanyamakuru bavuga ngo itazamuka ahubwo bakambaza ngo idahora hejuru ko kuzamuka byarigeze ko ndibuka iyo umuririmbyi yahabwaga collabo n'umuraperi iratwikaga byari ibintu bikomeye cyane kubera ko nibo bari bafite ingoma ahubwo bakambaza ngo ni iyihe mpamvu ubona injyana idatindayo kubera iki idatindayo rero impamvu idatindayo ni injyana y'ukuri hari abanyarwanda ntabwo dukunda ukuri abanyarwanda ntabwo dukunda ukuri dukunda amatiku kandi hip hop ni injyana y'ukuri iyo ubuzima bw'umuraperi butameze neza cyangwa arebera abantu arabavugira ngo ntabwo bimeze neza kandi ntabwo bashaka kubyumva ikindi namwe musa nk'abigiramo uruhare kubera ko ikintu umuntu yumvise cyane agira akagikunda ariko umaze gufata indirimbo wakumva ngo ni hip hop ugatishyira ku ruhande ugakina R&B n'amafrobeat bituma nyine abanyarwanda ari byo bahora amatwi bakageraho bakabikunda kubera ko hip hop mwaziheje zigahera hirya mu bikari ariko ngiye siko mbyumva hip hop ni injyana nziza nge abaraperi n'inshuti zanjye bamwe na bamwe ubura nabizi cyane ariko abaraperi bameze nk'abahezanguni reka bivuge muri ubwo buryo abaraperi bavuze ngo nabahezanguni umuraperi yumva ko yakoze indirimbo akumva ko byarangiye
bati indirimbo nashyize kuri YouTube, nashyize kuri digital platforms, byarangiye ubwo nyine umuntu azajya ajye kwishaka kubera ko ari umukunzi wanjye. Mu gihe music irakura, uyu munsi hari marketing ku isoko ry'umuziki itandukanye n'iya kera. Leandre wivuga barapere nabi uzi ko ndiwe. Iyo uvuze ngo baraplodinga bakarekera iyo uyu munsi Riderman niyo yakoze indirimbo ari kumwe na Double G. Hari aho batageze. Niyo batageze. Reka nkwereke Zita. Ubu ni umwe muri bamwe bari kubikora, ariko abandi benshi barakubwira ngo ngiye nakoze indirimbo. Ubu umwe wabikoze se. Urumva Riderman impamvu nawe ahora kuri top, we na Double G n'abandi. Ariko hari abandi bazi ko gukora hip hop cyangwa se gukora iyo njyana ameze nk'umwami, bazamushagara nyine akumva ko abantu bazamusanga. Tandiske uyu munsi ikibuga cyaricuritse ntago ari nka kera. Uyu munsi umuntu arakora, impamvu ubona abantu bahora mu bitaramo ni iyihe? Aratigita promotion. En fait gukora indirimbo birahindutse cyane kurenza gukora promotion y'indirimbo. Abantu bari muri music bo barabizi. Ushobora gukora indirimbo nziza ariko ugasanga iyo ndirimbo ntago imenyekanye, atari uko ari nziza, ahubwo ari kwa kundi uvuga ngo nta promotion yabayeho. Urasanga ibitaramo birakorwa hanze y'u Rwanda, nta muraperi uri kujyayo kubera iki? Kubera ko ntago ari kuri trend, kandi trend irakora. Ubusharizo impamvu ari kuri trend nuko nyine ari mu itangazamakuru. Uzi ikindi kintu cyo kimbabaza, kirambabaza nyine nkumva ngezaho kwiyambura uburaperi. Ni ibintu bimwe bikorwa na bamwe mu baraperi bikitirirwa abaraperi bose. Nkuko nyakwigendera ko nawango hip hop ni ideni, ugasanga bamwe mu bakristo dusengana duhuje imyemerere batandukiriye bikitwa ibya twese. Nk'ubu maze iminsi ndi kubona intambara y'abantu ntashatse kuvuga amazina, uretse ko navuga nta nkanshi y'amabere, birengagiza ikintu kimwe gusa. Ubwo ni Ishkeve na Zero Trap nushaka kubavuge. Zero wambabaje, nongere mbisubiremo, wahemutse, wakoze ibintu nkaho uri bupfe mu gitondo, kandi niyo wapfa ibyo wakoze ntago bipfa. Je yakunda kumbwira ngo iyi si ndi gukorera bari uyu munsi n'abazaba hejo na nyuma y'ejo cyane. Iyo arambwira ngo mfite imiryango nkomokamo, mfite niza nkomokaho, ntekereza ko ari ibintu umuraperi wese yakabaye uyu munsi wa none atekereza. Hari amagambo y'urukoza so natakabaye ajya hanze, wakabaye uvuga uziga nicyo hip hop ikora. Kuko iyo ufashe ukeruka ukavuga amagambo nkariya, ubufungiye amayira ngewe na murumuna wawe umuraperi wundi mugenzi wawe cyane. Kuko iyo uvuze ngo barikwaza kurengera ndo umuraperi ngo ngo ibyo baraperi se bandi batukana, ni urumogi, ni inzoga, ni ugutukana. Agasaba umuraperi wese ahari agerageza akantu ko kwibaha, tukagira umuco wacu, turebere kuri bakuru bacu. None ko ari byo ngo biri gucuruza, biri gutwika beef nyine. Bari gutwika batisize, bari gutwika nabo bakitwika. Ese ugutekereza ko kuba Bushara ari trend hari uwo yatutse? Babi Riderman hari uwo yatutse? Biriya bintu ngiye ku bwanjye ndabona bivuze ngo Zero Trap yarengereye. Nubwo yarengereye gusa yarengereye cyane. Ni wa mwana bashima ko azi kwiruka karenga iwabo. Yarenze iwabo, ariko n'ubundi je numva ngo nta mutwe ushimwa kabiri. Uramushimye ko ari byo yakoze yagezeho. Ese uko ko arumva Zero Trap ategereje kuzatumirwa muri BK Arena ngo ajye kurimbira indirimbo cyashya yasohoye? Ni zero kwicuma. Sibyo biri gutuma hip hop idahabwa agaciro n'umwanya. Nabyo bigomba kuzamo, ariko yarengereye. Kuko kandi ntabwo wabwira umuntu ngo uzaze undi ntaramire ngo mutegeke nizo akuririmbira, ahubwo urambwira ngo uzaze mukabyumvikana akarembiza ashaka. Yego. Ibaze wamutumiye rero akajya kurimbira ari imbere y'ingagari. Ese ubundi ko turenganya ingagari, ninde ngagari yagaze yaza gushora amafaranga uri kuririmba biriya bintu, nawe azagenda kicara mu bantu ngo ninjye ufasha umuntu n'uyu? Biriya bintu ntabwo ari byo gufashwa cyane. Ese ubundi nkongera nkibazo, uriya mwana afite umuryango, afite ba nyirasenge na ba nyina wabo na basabona ba nyirarume. Ese niba bamubona ntabwo aterwa ubwoba cyangwa ntabwo akeneye kwibaha ngo bayishyire umuryango we akomokamo? Ibaze no kubura umwana ukazumva ngo papa wawe yitwaga Zero Trap waririmbye biriya bintu. Ni ya generation nyine ngo yo gutwika.
ni kwa kuntu nyine umuntu avuga ngo murumva ngo ngewe ngo mani ngo muri abakera ngo mwe ntago muzi ntuza music igezweho agezweho kubahukana se. Ndagira ngo mpereze uyu mukoro abaraperi. Ninde wari wumva Riderman atukana? Ninde wigeze wumva Jay Paul atukana? Ninde wigeze wumva Bulldog atukana? Ashobora kubikora muri slang bya nibyo kuvuga uziga. Hari ukuntu bivuga buriya ngiye nemera kuzimiza cyangwa kuko buriya ni party y'ubwanditsi. Nemera kuzimiza. Ushobora kuvuga umuntu ariko ukamuvuga uteruye. None ukujya gushyiramo bya bitutsi bya skwa na skwe. Man, it's a bullshit bro. Ubu ndumva nagira ikintu mbaza cyangwa ntuma. Ndumva ngira rwarugaga rudushinzwe cyangwa dufite mu nshingano. Rwakabaye rugira ibihano rugendera umuntu wakoze ibintu nka biriya kuko ntago yisebeje. Asebeje icyitwa umuhanzi nyarwanda wese by'umwihariko umuraperi. Yego platform kizeho nizawe ariko ntago bireba ibyo gushyira ukarubanda ngo twese tubone. Kubwa urumva iriya ndirimbo yasibwa cyane. Kereka nkuhangira nk'umuyobozi kandi ushinzwe abahanzi. Namuhanisha igihano cyo kuva ku cyitwa umuhanzi. Akabanza akajya kwiga ubuhanzi n'iki bukorwa bute. Iriya ntago mpamya ko afite impano yo kuririmba ahubwo afite impano yo gutukana. Yajya muri mpangara ngo hangare. Nicyo yakoze kabisa. Ndasaba ababishinzwe. Kevin nawe yahise avuga ngo arashaka kumusubiza. Ntekereza ko urumwi rwoshywa n'urundi kandi ndabizi ko Kevin atantenguha kuri uriya rwego. Kuko umusazi nasara akagutera ibuye ntabwo uzatora irindi ngo urimutera. Uriya ni umusazi bamureka sare yirukanye bamureke cyangwa ariko umuntu umusazi arafatwa akajyanwa indera. Niba atari umusazi wo kujyanwa indera ajyanwa ahandi hantu. Ntabwo byoroshye. Reka tujye kuri muzike yawe ariyo n'ubundi yaturaje inshinga hano nawe uri umuraperi nk'uko bivuze ariko ndagira ngo banze umpe kuri acapella ku ndirimbo yawe nshya iri hanze ni visualizer iri hanze abantu bajya no kuri Zita Music Official sibira Zita Music Official kuri Instagram ariko kuri channel ni Zita Junior Official. Zita Junior Official bashaka kujyaho bakayireba wamuha acapella wundi nkagira ibyo ngikubasaho tukagana ku musozo. Ngo nabonye yuko ufite license ABC kugeza kuri F nta kinyabiziga utatwara nahanyerera wowe uzi ko accelera. I know you are profession mariki yariyo yose uratwara yaba Benz Toyota Scania uratwara ngaho take a ride nyereka ubwo buhanga bwawe ngaho take a ride iko nacyo ngiye intembereza. Ahantu inyuma numvise ngo barigata urudodo ngo rujye mu rushinge ntibarigata urushinge ngo rujye mu rudodo. Asha muri n'abanditsi sinumva se wabyumvise. Urumva indirimbo ufite ishinge mu gutwara nyine imodoka nko wabyumvise. None se ibishinge mu gutwara n'imodoka urushinge n'urudodo bijemo gute? Hari ukuntu umuntu agesha gushyiramo nka vitence cyangwa gukatirana adakwiye gukatira agomba kubanza gushyiramo ikinyoteri. So ushatse kunyumvisha uburyo ubanza gukata ugashyiramo ikinyoteri inyuma bijya guhura na wa mugani nyine. Oya ntago hakabaye habanza ikinyoteri. Habanza icyerekezo ukabona gukata. So rero yashatse gukata akaza gushyiramo ikinyoteri akase niho bimuhereza urugero rwo kumbwira ngo ese warigata urushinge ukarushyira mu rudodo cyangwa urigata urudodo rukorohera ukarushyira mu rushinge. Oya ndirimbira vasi ya kabiri. Ntabwo byemera. Ndirimbira vasi ya kabiri. Nubona kilomita 0 kilomita imashini y'umurara ifite umurego baza Bella na Ange nibo bamaze kuyiryaho umunyenga. Mvuze nti Bella na Ange nibo bamaze kuyiryaho umunyenga. Baby go vayo nguhi byawe iyo rodaje imene vidanje zira kumpi. Leo ndagira ngo Bella na Ange bariho umunyenga. Ubwo ni iki? Niyo mashini imashini ifite umurego.
yego ndetse nabyo biriya bintu twita ngo ni iyo imodoka yarengeje umurego cyangwa umuvuduko n'umuvuduko burya ni bimwe barayandikira rero imodoka umuvuduko n'umurego ntabwo ari bimwe ni bimwe ntabwo ari bimwe umuvuduko n'umurego batubwiye muri comment umuvuduko n'umurego bitandukanirayo gusa nzi ko njye wari bimwe ntabwo ari bimwe habe namba wowe urabyumva ute umuvuduko ni reka mbyite ngo ni umuvuduko urumva umuvuduko ni speed nyine ni speed ikintu kiri kugenderaho naho iyo umuntu avuze ngo kiriya kintu gifite umurego niba ngo ni nk'uko wavuga ngo ndegere rega ririya kamba ni ukuvuga ngo umurego reka ngoresha akaboko kugira ngo umurego ngo hari igihe usanga iki gifite umurego kuko karareze nibyo akaboko kawe karareze nyine akaboko kanjye karareze mbese gafite umuvuduko numva ni ikinyarwanda cyanjye kitari cyiza ni ikinyarwanda cyanjye kitari cyiza harimo kwibeshya ariko niho umuntu abera umuntu ariko ubundi nishatse kuvuga nyine umuvuduko w'icyo kinyabiziga cyanjye iyo mashini yanjye urumva Bella na Ange niwe wantu nyine nayitwayemo cyangwa bitwayeho bayigiyemo umunyenga ko zije ni iki ngo hari abantu bavuze ngo ziraje ni Nyiragutabara ntabwo bishoboka Nyiragutabara zije gute ku modoka kandi nyine nari kuri zebra crossing ziri kuri foreign kumwe babagenda ku murongo nyine mitambwira umuntu urutwaye nyine mbwira ngo ntwara tambwira ngo ziraje ndarikaza ahagarara afukore kuri fre uramunda sinoga we Imana we ziraje nyine Nyiragutabara zigwambuka ntabwo byemera nibyo ariko sinzi impamvu udashaka kubyemera ntabwo mbyemera okay ngo mbwira ibyo ukumva wowe ese ninjye nyiri igihangano cyane wowe nyiri igihangano abahanzi ubundi muri bishegu byigendera ahubwo abantu mwumvise nk'agashegu mwakumvise cyane ntabwo mwakumvise agashegu karimo ese umbwiye ngo ntwara aho ushaka ntembereza imashini ngiye ifite umurego nyine ni nk'abantu bafite umuvuduko ngita umurego nyine ariko ubundi byari umuvuduko reka nisoreze ese uruka kurya inyama ryari inyama cyane mu gitondo naziriye mbere ko nza hano kabisa nk'ungu wanguriye inyama njya numva bavuga ngo igikondo haba inyama ziryoshye ariko none bamwe bakajya bavuga ngo nizimbwa sha kandi akenshi ndira inyama igikondo wajya ukajya kungurira igikondo inyama bivuze ngo ugire imbwa wowe se ntabwo uyirya wowe ntabwo uyirya shangiye we rero ako kabazo ugiye kumbaza nk'undi ugashwanira n'abantu umuntu agasanga arakubwiye ngo urya imbwa ukaburana kandi mu by'ukuri no mu gitabo cy'imfashanyigisho aricyo biriya ntawe nigeze mbona imbwa ari ikizira nabonye itungo ryitwa ingurube ngo barishyizemo ngo amadayimoni kandi ntakubeshye byangira n'inka ryataka uburo niba njye riratungo ngo bavuga ngo ryagiye ngatangara umubiri ufite ntabwo natinye kwataka kari akavandimwe ngatangara umubiri ufite sha burya iryohesha birabirebaho ntabwo ntigireba hejuru sinzi ko sindanayibona uratunamwe uyu muntu uri ku isahani aho ngaho yego reka tugane ku musozo ni iki wifuza ko abanyarwanda bazumva ku muziki wawe cyangwa se bakora ku muziki wawe kugira ngo utere imbere cyane ko mu minsi iri imbere uri mu bahanzi ntekereza ko bagiye gukora cyane ndi mu bahanzi bagiye gukora cyane kubera ko nabonye management cyangwa se wenda abantu bashinzwe kureberera inyungu zanjye umuziki kandi ntekereza ko batareberera inyungu ntari gukora niyo mpamvu ngiye gukora cyane ndasaba umunyarwanda cyangwa n'undi wese waba uri mu Rwanda cyangwa uri hanze yarwo umujyi wa Kigali cyangwa mu ntara zigize u Rwanda kunkurikirana ukantega amatwi kuko njenje nkuko yatangiye akubwira ngo maze imyaka myinshi ngo kera nashatse gusimbuka nsubira inyuma mpura na Leya Entertainment ambwira ati ngwino turebe ko hari icyavamo ubu turi muri gahunda y'ikizavamo ndasaba abantu bose kugera rero ko ku mbuga zanjye bakankurikirana kuri YouTube bagakora subscribe bagatanga na comment na share kuko naje hano ngo bandebe banagukunde banankunde okay
reka mbashimire cyane rero abo twabanye muri iki kiganiro. Ndi kumwe na Zita Junior Official, ushaka kumukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zose, ndetse ugakurikirana Leia Entertainment ku mbuga nkoranyambaga zose, ariko by'umwihariko nitwa Leandre Rwanda, gutyo byumva bifatanye ahantu hose, TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, hose ushaka kunkurikira, ubundi tukajya tubana umunsi ku munsi. Ikindi cya kabiri nkwibutsa nuko niba ufite ikintu bita impano gukina film, cyangwa se ushaka kwandika film, cyangwa se ushaka kuba watunganya filime, cyangwa se ushaka kwiga gukora amatara ya cinema, kwa kundi ukuntu abantu nyine light babyita lighting, cyangwa se niba ukeneye gukora sound, ibyo bintu byose mu Gicumbi Cinema Center bashaka kubigufasha. Ushaka kuza hano ni ku Muhima, hano imbere ya Merez House Tigo, bagufashamo ubundi ukaba professional mu gukina filime niba ubishaka. Cyane ko ngubu noneho dukeneye abakinnyi benshi bashobora kuba bari dushobora kubaha platform bagakina filime kandi zimeze fresh cyane. Ushaka kutugana ubundi bikagenda neza. Kabashimire waba uri mu Rwanda, waba uri hanze y'u Rwanda, na wa mu diaspora wifuza ko dukundana, Zita yahoza ambwira ashaka kuzana. Ikindi kintu nakwibutsa abantu, hari ikibazo wumva ushaka kubaza Leandre, wambwira nkamukubariza, ukaba umpaye n'amahirwe ya kabiri yo kuzagaruka kuri Leia Entertainment kugira ngo umukubarize. Wabonye ko navamo umuntu uzi kubaza neza cyane. Niba mwifuza ko Zita tuzamugara, mubyandike muri comments, muvuge ngo tuzamugarure, tuzamugara. Ntari ari abantu bajya bambaza amahane bakancanganyikisha ko abazi utuntu twanjye twishi, ariko niba mwifuza ko yagaruka, please andika muri comment, ubundi tuzamugarure. Hari byinshi afite, na byinshi ntagize ntamubajije, ariko ndabizi neza ko nimugarura tuzabiganiraho. Rero reka mbashimire abakoze subscribe kuri Leia Entertainment, ndetse n'umuntu wese uri w'iki kiganiro aho ratandukanye, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba, uburengerazuba, umujyi wa Kigali, ndetse na community ya diaspora, mwese aho muri ndabashimira by'umwihariko, kandi Nyagasani ajya bishimira wowe uhora ufite umutima wo gutanga umusanzu mu kubaka igihugu biciye mu gukora cyane. God bless you. Call me Nohet. Nyagasani bishimire. Blessings.